bivuga ko ari ryo mvuga gusa. I'm not saying that I only talk about the word of God. Oya nukuvuga ngo buri kintu cyose mvuga. But everything I talk about, yigenzurisha ijambo ry'Imana. I check that by the word of God. Abaretse ibi bintu ndimo kuvuga. So I ask myself, are these words that I'm speaking? Imana ntimbuza kubivuga. Does not God forbid me to say these words? Bene iyi mvugo nkoresha. This kind of talk, ihuye n'ijambo ry'Imana. Is it in alignment with the word of God? Bivuga ngo iri jambo ni wimenyereza kurishyira mu kanwa kawe rizahindura ururimi rwawe. So if you train yourself to put God's word in your mouth, it will change your language. Kandi umwana wicara mu rugo, and the child at home, akumva ababyeyi be bavuga ibintu byiza. Who hears his parents talk about good words, akumva ababyeyi be badakunda kunegurana, and the parents are not mocking people. Buriya rero hari ikintu nanga ariko mbana n'abantu babikora. There's something I don't like, and yet I live with people who do it. Nanga umuntu twicarana agatangira kunegurira abandi. I don't like someone who sits with me and starts mocking other people. Ndabyihanganira. I bear it. Ndetse rimwe na rimwe nshobora kujya mu kiganiro. At times I join the conversation. Nataha nkumva umwuka arambwira ati ariko kiriya kiganiro nawe ntabwo ugomba kugitangamo contribution. But when I get home, the Holy Spirit tells me you shouldn't have been part of that conversation. Hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi. So blessed is the person who does not sit with mockers. Ntiyicarane n'abakobanyi. And in the wicked people, does not sit in the company of wicked people and mockers. Nkunda ukuntu abagatolika babihinduye. I love the way the Catholic Bible says it. Ngo ntiyicare mu nteko y'abaneguranye. Does not sit in the company of mockers. Hari abantu aho bicaye iteka ryose baba banegurana. There are some people wherever they are sitting, they are talking about other people. Bakanabikunda. And they like it. Kandi akaba ari inshuti zawe. And you, nuko nutangira no kubivuga, is that when you start speaking about it, uzabona mpinduye ibiganiro. You will see me changing the conversation. Cyangwa nutangira kubivuga, or when you start speaking about it, uzabona meze nkaho ntabyumvise. I will pretend as if I didn't hear you. Kuko sinshaka kujya mu byo ntemera. Because I don't want to follow that kind of thoughts. Kuko kuva icyo gihe nakira Kristo. Because since the time I received Christ, nihaye intego yo gusoma Bibiliya rimwe mu mwaka nkayirangiza yose. I decided to read the Bible every year, the whole Bible, kugira ngo ya mvura ikomeze igwe muri jye, so that rain keeps coming in my heart. Ngaho baramaze imyaka 43 nkizwa. So now you can count. I've been saved for 3 years. Ushobora kumva inshuro nayisomye. You can know how many times I've read the Bible. Ariko nanubwo wamenye ko hariho n'ibitabo nshobora gusoma nk'inshuro 5 nikurikiranya kugira ngo nyumve neza. But again, there are some books that I may read 5 times so that I understand them better. Ariko icyo nashaka kubabwira, but what I wanted to tell you ni iki Mose yavuze, is what Moses said. Kwandika ngo Yesu ni umwami. Do you know what it means to write on your car, Jesus is Lord? Ukabikubita ku modoka yawe. You put it on your car. Hanyuma nkakubona urimo gukora amakosa. And then I see you doing mistakes on the road. Nkakubona urimo kubyigana. Umva uyu mujyi wamo abantu babyigana batwara imodoka nabi. In this town people drive badly, so I see you pushing other people on the road. Nkabona imodoka yanditseho ngo I love Jesus. And yet it's written on your car, I love Jesus. Kandi aramyiza. Yet you are fighting with me on the road. Ariko Yesu yaravuze ngo nukunda Yesu uzabanza unkundi. But Jesus said before you love Jesus, love your neighbor. Icyo bishaka kuvuga niki? So what does it mean? A testimony. A testimony. Hari ikintu nize. There's something I learned. Najyaga ngendana na madamu. I used to walk with my wife. Noneho oya turi mu modoka. Oh, I used to drive with my wife. Noneho abantu batwara nabi nk'abatuka. And then I would quarrel when people drive badly. I would say, look at that stupid person. And then my wife would ask me, why are you quarreling? And then I would tell her, don't you see he was about to cause an accident? But one day I thought about it. Instead of quarreling with people who are not even hearing me, let me learn how to be gentle to them. So if I see someone trying to push me with their car, have you seen when you are at the roundabout, someone comes from this side and you are in front of them, but because of the way they position their car, they are kind of squeezing you. So when I see you doing that,
I've learned a strategy. Nongeraho n'akamenyetso kugira ngo nkwereke rwose ko nakubonye nkagira gutya. I even show you that I've seen you and I'm like just go. The good thing about a pastor. So the good thing about a pastor ikiza cha pastor cyane cyane ushaje. Especially an old pastor. Abantu benshi baba bakuze. Many people know you. Hey, hi pastor. And then they will say, oh, hi pastor, just go. Navuga ni nabonye ikintu kizajya kibangiza. Irembo ryera TV. Irembo ryera TV. Byabaye mu Rwanda. But there are no problems in Rwanda. Ariko kubera ibintu independence liberation day ukwezi kwa karindwi gufite ibintu biri special mu Rwanda. But there are special celebrations in the month of July in Rwanda, the Independence Day, the Liberation Day. Kiri transformative kiba mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa karindwi. So there is a transformative happening in the first week of July. Cyumweru cya mbere cy'ukwa karindwi nibwo u Rwanda rwabonye independence. So in the first week of July, Rwanda got its independence. Cyumweru cya mbere cy'ukwa karindwi Habyarimana akora coup d'etat. In the first week of July, Habyarimana did a coup. Cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa karindwi haba liberation y'igihugu. And the first week of July, there was the liberation of the country. Ngira ngo niyo mpamvu byase byateranye cyumweru cya mbere noneho kiza n'izindi mpinduka tubona konje imari cyumweru cyose. So all those changes brought this week-long holiday. Ariko ubwo byatumye abantu benshi bigira mu byaro abandi bajya mu holidays ahandi hanyuma. So this has caused many people to go to different places in the holidays up country. Abahari rero Imana ibaha umugisha. So for those who are here, may God bless you. Amen. Amen. Senior pastor yabivuze. So the senior pastor has said it. Turi mu cyumweru cy'umuryango. We're in the family week. Gifite intego ivuga ngo gutoza abadukomokaho kubaha Imana. And our theme is training our offsprings to honor God. Turi ku munsi wa gatatu w'icyumweru. We are on the third day of the week. Ababaye hano umunsi wa mbere Mary yaduhaye umugambi w'Imana mu kurema umuryango. For those who are here, on the first day, Mary told us about God's plan for the family. Ejo nshyize mu magambo make ibyo yatwigishije. So in navuga ko summary, yatwigishe amahame yo gusiga umurage mwiza. She told us the principles of leaving a good legacy. Yes. Hanyuma uyu munsi tugiye kwiga uburyo bwo kwigisha abana bacu kugendera mu ndangagaciro z'Imana. So today we are going to learn how to train our offsprings to walk in godly principles or values. Ko ni ikintu gikomeye cyane. It is a very important theme. Turasoma amagambo dusanga mu gutegeka kwa kabiri igice cya gatandatu. We are going to read in Deuteronomy chapter 6. Kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 9. From verse 4 to 9. Twihuse gutegeka kwa kabiri. Deuteronomy chapter 6. Kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 9. From verse 4 to 9. Haravuga ngo umva wa bwoko bwa Isirayeli we Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka wenyine. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Ujye ugira umwete wo kwigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe nuko ugenda mu nzira nuko uryamye nuko ubyutse. Uyahambire ku kuboko kwawe akubera ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe. Deuteronomy chapter 6 from verse 4 to 9. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Tie them as symbols on your hands, and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Amen. Aya magambo niwitegereza neza muri Bibiliya. So if you read carefully in the Bible about these words, uzabona ko aya magambo ari amagambo akomeye cyane.
you see that these are very important words. ni iki kikubwira amagambo akomeye cyane muri Bibiliya? What marks important words in the Bible? Nusoma uru rwandiko rwo nako iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, So when you read the book of Deuteronomy, ukabona ibintu Mose yasubiyemo inshuro ebyiri cyangwa eshatu cyangwa enye, and you find things that Moses repeated 3 to 4 times, biba bikubwira ngo ibi bintu nibyo gusubirwamo. it shows you that these are important words. Njya nigisha abanyeshuri When I teach students, gusoma abarimu atari kubasoma ariko mu buryo bw'umubiri, to read. so he teaches students to read their teachers. Nkiri umunyeshuri, When I was still a student, aho bakora ibizamini bya bindi mwarimu akubaza ibyo yigishije, where you used to do exams where the teacher tells you to bring him back his notes or what he kuko taught you. ibyo mperuka kwiga ibya doctora ibya masters ibyo bizamini ntibibaho. So in my recent studies in masters and PhD, those kind of exams don't exist. Ariko muri undergraduate, But in my undergraduate studies, twakoraga ibizamini. we used to do exams. No muri secondaire And in high school, twakoraga ibizamini. we used to do exams. Nashoboraga gutegura ikizamini mwarimu azategura, hategura ibibazo 10 nkaba nzi ko nibura 5 cyangwa 6 bizaza. I used to be able to prepare an exam that I would expect the teacher to prepare, and 5 out of 10 questions would come in the exam. Umenyute ibyo umwarimu akunda. So how do you know what the teacher loves or likes? Nujya kwiga, When you are studying mwarimu akavuga ikintu, and the teacher mentions something, yazagaruka kwigisha isomo rikurikiyeho akagisubiramo. and in the following lesson they repeat it. Ushatse ujye ufata note zawe usubira inyuma, If you are clever, go back to your notes ushyireho akanyenyeri and star or underline that topic. kugira ngo iki kintu mwarimu yagisubiyemo bwa mbere. And tell yourself the teacher has repeated this twice. Nazagaruka kongera akagisubiramo, If they come back and repeat it the third ushyiraho time, kandi kanyenyeri mark it again. ukurikije umubare w'utunyenyeri washyize mu ikaye yawe. So according to the number of the marks you put in your book, Ushobora guteganya ibizamini mwarimu azabaza. you may anticipate the questions the teacher is going to ask. Kubera iki? Why? Abarimu bose ni abantu. Nabana. Ni abantu. Because all teachers are human beings. Kandi abantu bose ni abanebwe. And all human beings are lazy. Impamvu bakora ibyuma bidufasha bitworohereza nuko turi abanebwe. So the reason they make up machines to help us to ease our work is because we are lazy. Kubera ko umuntu adakunda gukora mu mazi akora imashini imesa. Because people don't love touching water, they invent a washing machine. Kubera ko umuntu adashaka guta umwanya akata umugati akora imashini yo gukatira ikawugira. Because people don't want to waste time cutting the bread, they make a bread cutting machine. Kuko n'abarimu ari abanebwe. So because teachers are lazy, bategura ibizamini kuri izo matieri bibuka cyane. they prepare exams on topics they remember more. Kandi izo yibuka cyane nizasubiramo. And the ones they remember more are the ones they keep repeating. Ariko iyo yari strategy yanjye nkiri umunyeshuri. But that was by strategy as a student. Ariko giye byari byoroshye kubera ko nari mbizi. It was easy for me because I knew my material. Iyo nigisha abanyeshuri ndababwira nti ibintu muzumva nsubiramo mujye mubifata ubwo nibyo by'ingenzi. So when I'm teaching, I tell my students the things you hear me repeating, please take note of those because those are the important topics. Na Bibiliya niko imeze. So that is how the Bible is. Buriya na Yesu ntabwo yigishije ibintu byinshi. So Jesus did not teach many things. Yari afite ibintu asubiramo. There are some themes he kept repeating. Muzafate amagambo yavuze mbere yo kujya ku musaraba. Look at the words he said before he went on the cross. Uhere muri Yohana ibice 12 ugeze ku gice cya 17. Starting from John chapter 2 to chapter 2 to chapter 17, uzasanga amahame arimo ni makeya. you will find that there are very few principles. Ihame rimwe rigarukamo ni ugukundana. One of the principles is love. Ihame rindi rigarukamo cyane ni umwuka wera. Another one is the Holy Spirit. Ihame rindi rigarukamo ni ukwera imbuto. The third one is bearing fruits. Ihame rindi rigarukamo ni ukugirana ubumwe n'Imana Data na Yesu n'umwuka wera. Another one is having communion with God the Father, the Son and the Holy Spirit. Ariko nusubira no mu bundi butumwa bwose yigishije. But when you go back to all his sermons, usanga biri muri izo ibyo ngibyo ari byo by'ingenzi. you find that those are the most important topics. Muri iki gitabo rero, so in this book, ni inshuro ebyiri Imana igaruka kuri ayo magambo. This is the second time that God emphasizes these words. Mu gice cya gatandatu Imana Mose yanditse ayo magambo.
In chapter 6, Moses wrote these words, mu gice cya 11 arongera yasubiramo, and he repeated them in chapter 11. reba umurongo wa 18 Deuteronomy chapter 11 verse 18 ugeze kuwa 21 to 21. aravuga ngo nuko mubike ayo magambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muyahambire ku maboko yanyu ababera ikimenyetso, muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu, mujye muyigisha abana banyu, mujye muyavuga mwicaye mu mazu yanyu, nuko mugenda mu nzira, nuko muryamye, nuko mubyutse, kandi muzayandike ku nkomanizo z'amazu yanyu no ku byugarira byanyu, kugira ngo iminsi yanyu igwire mwebwe n'abana banyu mu gihugu Uwiteka Imana yarahiye basekuruza banyu ko azabaha ihwane n'iy'ijuru riri hejuru y'isi. Fix these words of mine in your hearts and minds. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Teach them to your children, talking about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Write them on the door frames of your houses and on your gates, so that your days and the days of your children may be many in the land of the Lord swore to give you ancestors, as many as the days that the heavens are above the earth. Icyo hano Mose yongeyo, So what Moses has added here ni umugisha uzava mu gukora ibyo ngibyo. is the blessing that will follow obeying these words. Mbere yuko twiga aya magambo, So before we learn about these words, reka tubanze turebe umugisha uzavamo. let us look at the blessing that will come as a result of obeying these words. Buriya nanone Again, kuko Imana yari izi imiterere y'umutima w'umuntu, because God knew the character of the human heart, iyo itubwiye gukora ibintu when he tells us to do something, itwereka n'inyungu tuzakuramo, he also shows us the benefits that will come out of obedience. kuko buriya hari ihame rikoresha umuntu wese. Because there's a principle that everybody walks by. Abafaransa baravuga ngo The French say, pas d'intérêt pas d'action. no interest, no action. No benefit, no action. Iyo nta nyungu ufite mu kintu ntabwo nzakigiramo umwete. If you have no benefit in something, you won't do it diligently. Noneho Imana ikavuga ngo aba bantu nanjye ndabazi n'abantu, So God says, I know these are human beings. kugira ngo bumve ko ibi bintu bagomba kubijyamo, So for them to be diligent to obey these things, reka mbereke inyungu bazakura mu kubikora. let me show them the benefits they are going to gain from it. Nimureba ahantu hose Imana ivuga kumvira ijambo ryayo, So wherever you see God asking us to obey his word, yongeraho n'inyungu tuzakuramo. he will add a benefit that will Hano Imana result from the iravuze ngo, obedience. hano Imana iravuze ngo So here God is saying, ngo ababyeyi nibakora ibi ngibi Imana yababwiye, if parents do what God has told them n'abana babo bakabyumvira, and their children obey them, ngo iyi migisha izabazaho, these are the blessings that will follow you. ngo nimwitondera aya mategeko. If you obey these laws, Umurongo wa 20, that is verse 20 21, or 21, kugira ngo iminsi yanyu igwirire mwebwe n'abana banyu, so that the days and the days of your children may be many in the land. bivuga ngo iyo watangiye kubaha Imana, Meaning that once you start obeying God, uba wiyongereye umugisha wo kubaho. you are giving yourself a blessing of living long, of a long life. Reka mbafashe kubyumva. Let me help you to understand this. Aba badogiteri The doctors baratubwira ngo iyo unywa itabi tell us when you smoke, ngo bikwicira ibihaha. it destroys your lungs. Mu yandi magambo urimo kugabanya amahirwe y'imibereho yawe. So in other words, you are shortening your lifespan. Aba baganga bakatubwira And the doctors tell us again, ngo iyo usambana mu gihe nk'iki, when you are promiscuous, you are sexually promiscuous, uba wiyongerera sinzi niba nabyita amahirwe yo kwandura indwara ziva mu mibonano mpuzabitsina. you are increasing your chances of acquiring sexually transmitted diseases, Harimo na sida itagira umuti ntigire n'urukingo. including HIV, which has no cure or vaccine. Bakakubwira ngo nurya cyane, They tell you when you eat too much, when you overeat, ngo uzagira ibinure byinshi, you will have high cholesterol, ngo ushobora kurwara umutima and you can have heart diseases n'izindi ndwara. and others. Imana ikavuga ngo aya mategeko nabahaye, So God says, these laws I have given you, nimuyumvira if you obey them, muziyongerera umugisha wo kurama. you will have a blessing of a long life.
ariko ndagira ngo mbere yuko dutangira kwinjira mu byo yatubwiraga, But before we go deeply into the word, mbanze mbumvishe kimwe mu bibazo dufite. I want to show you some of the problems that we have. Ijambo ry'Imana impamvu ritabyara umusaruro mwinshi, The reason why God's word does not bring results, duhitamo ibintu bimwe akaba ari byo twigisha byonyine. we choose certain topics to teach on. Ariko nusoma aya mategeko Imana yahaye Mose, But when you read these laws that God gave to Moses, yafataga ku bintu byose by'ubuzima. they would touch on all aspects of life. Yavugaga uburyo abagabo bazabana n'abagore, He would teach them how men are supposed to live with their wives, abo wemeye kurongora n'abo utemerewe kurongora. the people you are allowed to marry and those you are not allowed to marry. Kavuga ati ntuzaryamane na mukaso, ntuzaryamane na mushiki wawe. He would tell them, do not have sexual intercourse with your sister or with your stepmother. Umugabo ntazatinga undi mugabo kuko ntacyo bazakuramo. A man should not sleep with a fellow man because nothing will result from that. Umugore ntazasambane n'undi mugore kuko ibyo ngibyo ntibibaho. A woman should not have sexual intercourse with another woman because it's not natural. Umuntu ntazaryamane n'itungo kuko ibyo ni ibintu by'amarorerwa. A man should not have sexual intercourse with an animal because it's an abomination. Good translation. Mbese buri kantu kose akababwira ati kubera ko icyo gihe niba bafite amatuwarete bari mu nzira bagenda. So he would touch on all aspects of life. They didn't have toilets because they were on a journey. Akavuga ati nujya kwituma ujye utwara agasuku cukure kuko sinshaka umwanda hagati muri mwe. So he would say, if you are going to relieve yourself, please take a hoe and dig and bury the waste because I don't want you to be dirty. Nuva hanze ujye ukaraba intoki kuko ushobora kubuzanya umwanda. Once you are coming outside, please wash your hands so that you don't bring that into the house. Mbese buri kintu cyose cy'ubuzima gifite itegeko rikigenga muri aya magambo. Every aspect of life has a governing law in the word of God. None Imana ikarangiza ikavuga ngo aya mategeko nabahaye. So then God says, these laws I have given you. Nagenga ubuzima bwanyu. If you obey them and you live by them, bizabaha kurama. you will live long. Muzarebe n'ahandi hose bavuga ijambo ry'Imana. So listen carefully wherever the word of God is preached. Zaburi ya mbere iravuga ngo Someone says, hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi. blessed is the man who does not sit in the council of the evildoers. Ntiyicarane n'abakobanyi. Maybe I should read it. Zaburi ya mbere umurongo wa mbere. Someone hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi. Someone verse 1. Shacyo isome kwiri nta kibazo. So blessed is the one who does not walk in the step of the wicked or stand in the way that sinners take. So hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi. So blessed is the one who does not walk in the step of the wicked. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Does not stand in the way of the sinners. Ntiyicarane n'abakobanyi. Or sit in the company of mockers. Ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. The law, he meditates on the law of the Lord day and night. None bakatubwira umusaruro uzavamo. Then they tell us the benefit that will result from this. Umuntu ukora atyo. The one who does this, ngo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi. He will be like a tree planted by the waters, the streams of water. Ngo ibibabi byacyo ntibyuma. His leaves will never dry. Ngo cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. He will yield fruits in season. Ngo nibyo azagerageza gukora byose bizamubera byiza. And whatever they do prosper. Urabona hano batwiritse uwo muntu utajya mu nama y'ababi ugendera ku ijambo ry'Imana ariko umusaruro uvamo. So they have shown us this kind of person who does not sit in the company of wicked people, but they have also showed us the results of ibi rero aho muzitegereza hose muri Bibiliya. So whenever you read the Bible, n'iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, even this book of Deuteronomy, nusoma ukageza ku gice cya 28, if you read up to chapter 28, Imana iravuga ngo aya mategeko mbategeka uyu munsi. So God says, these laws I've given you today, nugira umwete wo kuyumvira, if you are diligent to obey them, iyi migisha yose izakuza. These are the blessings that will come to you. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. You'll be blessed in the country and in your land. Uwo n'umurongo wa gatatu. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo mu butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe. The fruit of your womb will be blessed, the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Iki nicyo kintu cya mbere Imana ivuga.
This is the first thing that God says. nitwiga kugendera ku ijambo ryayo If we learn to walk by His word, tuzaba abanyamugisha we'll be blessed. n'abana bacu bazaba Our abanyamugisha children will be blessed. n'abuzukuru bacu bazaba Our abanyamugisha grandchildren will be blessed. kuko aho Mary yagarukirije ejo Because from where we stopped yesterday with Mary, kuri Zaburi ya 78 in Psalm 78, haravugaga ngo ibyo twumvise it told us whatever we've heard, ibyo twamenye what we've known, ntabwo tuzabihisha abana bacu will not hide that from our children, ngo kugira ngo nabo bazabibwire abana babo so that they may teach it to their ngo children, nabo bazabibwire abataravuka who will teach it to those who are not yet born, ngo kugira ngo bige kubaha Uwiteka so that they learn how to honor the Lord. haleluya Amen. uyu munsi rero tugiye kureba ibintu bitanu So today we are going to learn 5 things, amahame atanu 5 principles yo gutoza abana bacu kubaha Imana of training our children to honor God. tugaruke muri cya gice So we come back to Deuteronomy chapter 6. gutegeka kwa kabiri igice cya gatandatu Deuteronomy chapter 6. icyambere umurongo wa gatandatu aravuga ngo aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. So verse 6 says, these commands that I give you today are to be on your hearts. Biravuga ngo aya mategeko umubyeyi niwe ugomba kubanza akayagira ye. Meaning that the parents first have to make these laws their own. Ukayabika mu mutima wawe. To hide them in your heart. Akuzura mu mutima wawe. To fill your heart. Agasya temba saguka mu mutima wawe. To overflow in your heart. Mu yandi magambo agahinduka imibereho yawe. In other words, this becomes your lifestyle. Exactly, your lifestyle. Your lifestyle. Kuko aya magambo niyuzura muri wowe. Because once these words fill your heart, abana bazajya bayabona kuko wowe uzaba wahindutse imitekerereze yawe, imyumvire yawe, imivugire yawe. Reka ngende buhoro. Imitekerereze yawe. The children will obviously see them because you are thinking, imyumvire yawe, your values, your understanding, imikorere yawe, the way your actions, imibanire yawe, the way you relate with other people, izaba yubakiye ku ijambo ry'Imana. It will be built on the word of God. Kubera ko Bibiliya iratubwira ngo, because the Bible tells us ngo uko umuntu atekereza, the way the man thinks, ngo niko ari. So is he. So uko utekereza, the way you think, kubera ko ijambo ry'Imana riri muri wowe, because of the word of God in you, imitekerereze yawe, your thoughts izaba yubakiye ku ijambo ry'Imana. Will be built on the word of God. Iby'Imana ikunda, what God loves, nibyo uzakunda. That is what you'll do. You love. Iby'Imana yanga, what God hates, nibyo uzanga. You will also hate. Nunasobanura imyitwarire yawe, even when you explain your conduct, abana bawe bazumva babwira ngo, your children will hear you say, muri uru rugo, in this home, ibi ntibikorwa, this is not done, ko twubaha Imana, because we honor God. muri uru rugo, in this home, uyu niwo murongo tugenderaho, this is how we walk, kuko niko Imana ivuga. because this is what God says. Mu yandi magambo, in other words, biravuga ngo gutekereza kw'Imana, God's thoughts kuzahinduka gutekereza kwanjye, will become my thoughts. Indangagaciro z'Imana, God's values zizahinduka indangagaciro zanjye, will become my values. Hallelujah. Hallelujah. Ariko murabyumva? Are you getting it? Yewe nyashima Imana, I thank God. Nkizwa, when I got saved, nari nkiri umusore, I was still young. Nkizwa maze gusoma Bibiliya gatatu. I had read the Bible 3 times. Kuko je sinjya nkunda kujya mu bintu bidasobanutse. Because I don't like things which are not clear. Nushaka gukurura umuntu witwa Rutayisire Ntwani, if you want to pull him, banza unsobanurire neza ibyo bintu tugiye kujyamo. First explain to me clearly where you are taking me. Numve niba ari ibintu nashyira mu buzima bwanjye ntibuhahombere. So that I see whether those are things that I want to build my life on. Bibiliya rero narifashe ndayisoma. So I read the Bible. Ubwa mbere, the first time, nasitaye kuri Yesu. I stumbled on Jesus. Ibyo byo simbibara. I won't give you that. Kuko nasomaga mu kajagari. Because I was reading in disorder. Ariko numva ntangiye gutekereza ko ngomba gukizwa. But I started thinking that I need to be saved. Ndavuga nti rero, then I said, niba ngiye gukizwa, if I'm going to get saved, reka mbanze nsome iki gitabo. Let me first read this book. Kandi nkisome cyose. And read it entirely. Inshuro 3. 3 times. Nk'umusesenguzi. As an analyst. Wabyize.
Who has learnt it? wanabyigishije Who has also taught it? ko muri university nibyo nigishaga Because this is what I used to teach in the university. icyo bita literary criticism We were, gusesengura imyandiko no yes, kuyisobanura. analyzing literature. mfata ikaye n'ikaramu So I took a notebook and a pen. nsoma ubwa mbere ndarangiza I read the first time and I finished the Bible. nsubiramo ubwa kabiri I went back the second time nsubiramo ubwa gatatu and the third time. kandi kugira ngo iyo mvura imere muri jye And for that rain to come in my heart, niha igihe gitoya cyo kubikora I gave myself a very short time to do that. ko buri ikibazo abantu benshi bajya bagira Because the problem that many people encounter, nshobora gusoma shapitire imwe yo mu itangiriro you sometimes read one chapter in Genesis, nkamara icyumweru cyose ntarasoma indi ya kabiri and then after I spend a whole week without reading the second chapter. bene iyo mvura ntishobora kweza imyaka That kind of rain will not bring up crops. tekereza imvura iguye mu kwa mbere Imagine yourself if it rains in January igasubira mu kirere and then the rain goes back ikazongera ikagwa mu kwa gatatu and then it rains again in March ikazongera ikagwa mu kwa gatanu and then in May. mu kwezi kwa gatandatu nta bishyimbo wasarura You will not have any beans harvest in June. imvura igwa gutyo ntabwo ishobora kweza imyaka That kind of rain will not grow crops. ngewe rero nihaye amezi atandatu So I gave myself 6 months yo kuba nsomye bibiliya inshuro eshatu to read the Bible 3 times ntasimbuka umurongo n'umwe without skipping any verse. nshyiramo imbaraga ndabikora birakunda And I was diligent, I did it and I made it. icyemezo nafashe And the decision I made, nanditse mu ikaye yanjye I wrote in my notebook ngo guhera uyu munsi that from today ngiye kubaho uko bibiliya ivuga I'm going to live as the Bible says. icyo yita cyiza What the Bible calls good, nzacyita I cyiza will call it good. icyo yita kibi What the Bible calls bad, nzacyita kibi I will call it bad. ushobora kuba urimo gukora ibintu ntemera Maybe you are doing things that I like or I I don't agree like. with, I don't like. simbikubwire yuko ntagushyigikiye And I won't tell you that I don't agree with you, kuko mbona nimbikubwira wenda biri gukora akazi because I may offend you when I tell you that. ariko ikizakubwira ko ntagushyigikiye But what will tell you that I don't agree with you nuko nutangira no kubivuga is that when you start speaking about it, uzabona mpinduye ibiganiro you will see me changing the conversation. cyangwa nutangira kubivuga Or when you start speaking about it, uzabona ameze nkaho ntabyumvise I will pretend as if I didn't hear you, kuko sinshaka kujya mu byo ntemera because I don't want to follow that kind of thoughts. kuko kuva icyo gihe nakira kristo Because since the time I received Christ, nihaye intego yo gusoma bibiliya rimwe mu mwaka nkayirangiza yose I decided to read the Bible every year, the whole Bible, kugira ngo ya mvura Every ikomeze year? igwe muri jye so that that rain keeps coming in my heart. ngaho baramaze imyaka 43 nkizwa So now you can count. I've been saved for 3 years. ushobora kumva inshuro nayisomye You can know how many times I've read the Bible. ariko nta nubwo wamenya ko hariho n'ibitabo nshobora gusoma nk'inshuro 5 nikurikiranya kugira ngo nyumve neza But again, there are some books that I may read 5 times so that I understand them better. ariko icyo nashaka kubabwira But what I wanted to tell you ni iki Mose yavuze is what Moses said. aravuga ngo aya magambo aya mategeko muteka uyu munsi These laws that I give you today, ahore mu mutima wawe fix them in your heart. ahore bivuga ngo dwell. kuva mu gitondo kugeza nijoro agomba kuba arimo So since morning to night, those words need to dwell in your heart. agahindura imyumvire yawe And they may change your thinking, your mind, or change your understanding your understanding. kuko burya knowledge na understanding biratandukanye agahindura ibitekerezo byawe agahindura imyumvire yawe To change your thoughts and your understanding. agahindura imikorere yawe And your actions. agahindura imibanire yawe n'abantu And your relationships. ku buryo udakenera umuntu uza kukubwira ngo ariko iyo mivugire ntabwo ikwiriye umuntu w'Imana So that you don't need anyone to come and tell you this is not the way a godly man speaks. kuko niba iri jambo wararishyize mu mutima wawe Because if you've made this word to dwell in your heart, nshobora kubwira Dr. Mugeni ikintu you may tell him or her, nkabimubwira nabi and I tell them something in a wrong way, rya jambo nabitse muri jyewe and the word that I kept in my heart rikancumita will pricks me pricks me, kambwira ngo ubwo ibyo umubwiye nibyo ariko uburyo bimubwiye sibwo and it will tell me, yes, you've told her the right thing, but the way you've said it is wrong.
bizanyorohera kumubwira ngo umbabarire nakubwiye nabi ariko siko nagombaga It kukubwira. will be easy for me to apologize and tell them, please forgive me, I shouldn't have spoken to you this way. Kuko ntabwo ari uri bugombere kuza kubimbwira. Because they won't have to come and tell me. Rya jambo nabitse mu mutima wanjye. The word that I've kept in my heart Biragaruka rikambwira ngo ariko ibyo bintu uvuze siko wagombaga kubivuga. will come back and tell me this is not the way you should speak. Kuko buriya Because hari imitekerereze twarazwe n'umuco. there's some way of thinking that we inherited from our culture Cyane cyane no mu muryango. or in our families. Ugasanga umugabo You find that a man, Imana yamubwiye ngo ujye wigisha aya mategeko abana bawe. God has told a man, teach you these laws to your children. Ariko mu muco bakamubwira ati umugabo iyo atangiye kuvugana n'abana baramusuzugura. But the culture tells you if a father starts speaking with children frequent times, the children despise him. Imana ikakubwira ngo rero ngo umugabo ni umutwe w'umugore. God tells you the man is the head of the wife. Ukunda umugore wawe nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Love your wife the way Christ loved the church and sacrificed himself for it. Umuco ukakubwira ngo umugabo ni rwagitinywa. But the culture tells you a man is to be feared. Uzakunda abantu ubateroriza. So how are you going to love people and terrorize them at the same time? Icyo gihe rero iyo umuco ugonganye n'ijambo ry'Imana. So when the word of God crashes with the culture, ubwo umuco ugira uruhande ijambo ry'Imana rigategeka. the culture should move aside and the word of God should rule. Hello. Muranyumva? Do you get me? Kuko Bibiliya yatubwiye ngo Because the Bible has told us uko umuntu atekereza mu mutima the way a man thinks in his heart, burya niko ari. so is he. So iyo dushyize ijambo ry'Imana rikuzura muri twebwe, So when the word of God dwells in our hearts, duhinduka abantu b'Imana. we become God's children. Kuko ku Imana itekereza bihinduka gutekereza kwacu. Because God's thoughts become our thoughts. Kandi buriya hari ikintu gikomeye biriya Mose yavugaga muri kiriya gice cya mbere twahereye uri hame rya mbere. There's a very important thing in the words of Moses. Burya mu rugo rwacu In our homes no mu buzima and in our lives, ibyo tuvuga si byo abantu babona. the things that we say is not what people see. Ahubwo ibyo dukora nibyo abantu batwita. But rather our actions is what people see. Nibyo abantu bemera. And is what people accept. Kandi buriya mu rugo And in the home niho tuba twebwe is where we are ourselves, our real selves. cyane. Kuko mask dushyiraho tugiye gusohoka, Because when we go out, we put on a mask. iyo dutashye mu rugo tuyikuramo tukayimanika ku musumari. And when we get home, we remove the mask and we hang it. Uvuga nabi akavuga nabi. The one who quarrels, quarrels. Uwigira ikijindiro akajindiro. The one who who is just there, doesn't want to talk. Yes. Grumpy. Who is grumpy. Kaza nyine ukicara. Yeah, he just sits down like and does not talk to anyone. Like a monument, ukamera nk'igisitati. He's just grumpy, doesn't want to talk. Abana bakureba bakagira ubwoba. And when kids see you, they are afraid. Umugore yakureba akagira ubwoba. And the wife, when she sees you, she's afraid. Ariko hari n'abagore bameze batyo. But there are also some wives who are like that. Imana ikabwira ngo yasuka ugomba kumera. But God tells you this is not the way it should be. Ariko Bibiliya katubwira ngo But the Bible tells us turi inzandiko zisomwa. we are letters that are being read by everyone. Turi inzandiko zisomwa. We are like letters that are being read by everyone. Nshobora kuvuga neza hano mu rusengero. I may speak well here in church. Natontoma mu rugo. And when I quarrel at home, uwo niwe mugabo madamu azabaza. that is the husband that my wife will know. Hari story bajya bavuga. There is a story they say. Ngo umugabo yajyanye n'umugore mu giterane cy'abubatsi ngo. A man went with his wife to a couples conference. Noneho babwira ukuntu yita ku mugore we mbese yitangaho urugero kuko yari And umupasiteri. he gave an example of himself, the way he takes care of his wife. Ariko umugore ntiyemeranye nawe. But the wife would not agree with him. Akavuga umugore ntiyemeranye nawe. The man would talk, the wife would not agree with him. Sinzi rero akantu yagezeho umugore ariyibagirwa. And then he reached a certain topic and the wife forgot. Ati babeshesha. And then she said, lie to them, lie to them. Kuko hari igihe tuvuga ibintu
So there are times we just speak words, ariko tutari ibyo bintu. but we are not those words. Iyo dushyize ririya jambo muri twebwe, So when we put that word in our hearts, rihinduka imitekerereze yacu, it becomes our way of thinking. rigahinduka imyumvire yacu, It becomes our values, our understanding. rigahinduka imivugire yacu, It becomes the way we speak. rigahinduka imikorere yacu. It becomes our actions. Muraza kubona yuko no mu mahame akurikiye. You will even see that in the following principles. Reka tujye ku rya kabiri. Let's go on the second one. Umurongo wa 7 Verse 7. aravuga ngo aya mategeko ngo oya ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Aya magambo azashapinga our speech. So Aya magambo niyo azashushanya uko tuvuga. These words will shape our speech. Bivuga ngo iyo ngiye kuvuga, So when I'm about to speak, mvuga nk'uvuga ijambo ry'Imana. I speak as the one who is speaking the word of God. Ntabwo bivuga ko ari ryo mvuga gusa. I'm not saying that I only talk about the word of God, Oya, no kuvuga ngo buri kintu cyose mvuga but everything I talk about, nkigenzurisha ijambo ry'Imana. I check that by the word of God. Habanetse ibi bintu ndimo kuvuga, So I ask myself, are these words that I'm speaking, Imana ntimbuza kubivuga? does not God forbid me to say these words? Bene iyi mvugo nkoresha This kind of talk, ihuye n'ijambo ry'Imana? is it in alignment with the word of God? Bivuga ngo iri jambo niwimenyereza kurishyira mu kanwa kawe rizahindura ururimi rwawe. So if you train yourself to put God's word in your mouth, it will change your language. Kandi umwana wicara mu rugo And the child at home, akumva ababyeyi be bavuga ibintu byiza, who hears his parents talk about good words, akumva ababyeyi be badakunda kunegurana. and the parents are not mocking people. Buriya rero hari ikintu nanga ariko mbana n'abantu babikora. There's something I don't like, and yet I live with people who do it. Nanga umuntu twicarana agatangira kunegurira abandi. I don't like someone who sits with me and starts mocking other people. Ndabyihanganira. I bear it. Ndetse rimwe na rimwe nshobora kujya mu kiganiro, At times I join the conversation, nataha nkumva umwuka arambwira ati ariko kiriya kiganiro nawe ntabwo ugomba kugitangamo contribution. but when I get home, the Holy Spirit tells me you shouldn't have been part of that conversation. Hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi. So blessed is the person who does not sit with mockers, Ntiyicarane n'abakobanyi. and in the wicked people, does not sit in the company of wicked people and mockers. Nkunda ukuntu abagatulika babihinduye. I love the way the Catholic Bible says it. Ngo ntiyicare mu nteko y'abaneguranye. Does not sit in the company of mockers. Hari abantu aho bicaye iteka ryose baba banegurana. There are some people, wherever they are sitting, they are talking about other people, Bakanabikunda. and they like it. Kandi akaba ari inshuti zawe. And they are friends of such people. Ntabwo basomye aya magambo. They have not read these words. Ntabwo amagambo yabo yameshwe mu ijambo ry'Imana. Their words have not been washed by the word of God. Ngo aya magambo ujye uyavuga. So say these words. Mu yandi magambo yavuge wicaye iwawe muri salo. When you sit at home in your sitting room, urebe uburyo Mose abitondeka. look at the way Moses lines it up. Ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe. When you sit in your home, So iwanyu muri salo. so at home in your living room, Uyavuge ugenda mu nzira. when you are walking in the road, Abo tugendana mu modoka. the people we drive with, Nuko uryamye nuko ubyutse. and when you lie down and when you wake up. Hallelujah. Hallelujah. Indimi zacu zimeswe May our tongues be washed mu magambo y'Imana. in the word of God, Kuko ibyo nibyo abana bacu bazumva. because these are the things that our children are going to hear. Nigeze kubaza umujenosideri umwe. I asked one genocide perpetrator. Yari umurokore. He was saved, Aragwa. and then he backslid. Ajya gukora jenoside. He committed the genocide, Aramaze kwica abantu. and then after killing people, Imana iramushinja. God convinced him. Arijyana. So he went by himself, Yishyikiriza ubuyobozi. and he went to the leaders, Noneho nza kumubaza. and then I asked him, Ariko umuntu wakizwaga. a person who used to be saved, Biriya bintu wabikuye he? how did you do that? Arambwira ati rero jyewe And then he told me ati nabanye na nyogokuru.
I lived with my grandmother, ati buri gihe yabaga avuga n'abo batutsi, and every time she would be cursing the Tutsis. atakambwira ukuntu ari babi, She would tell me how they are bad. atakambwira ukuntu ari babi, She would keep telling me how they are bad, akambwira ukuntu ari abagome, and she would tell me how they are wicked. akambwira ko ari indyarya. She would tell me that they are hypocrites, ariko ntabwo nari narabihaye agaciro, but I never took it seriously. ariko batangiye kubica But when they started killing them, tinumva turimo kwikiza abantu babi, and I thought in myself that I was getting rid of bad people. nanjye njyamo. So I joined the killers. Ibyo tuvuga The things that we talk about, abana bacu barabyumva. our children hear them. Reka mbibarize nk'ikibazo. Let me ask you a question. Nje ndebaza nk'ayo macakubiri tubona mu gihugu hano. I sometimes see these divisions in the country, Kaza ariko aba bana ko bavutse nyuma y'ibihumbi 2000, and I ask myself, these children were born after the year 2000. ibi bintu babikuye Where did they get these divisions? mu ngo iwabo, It is in their homes, muri social media, in social media, ariko no mu ngo iwabo. but also in their homes. Mujye mwitondera ibyo muvuga mu mazu yanyu, Be careful about the things you speak about in your homes. mwitondera ibyo muganira iyo wicaye imbere n'umugore abana bicaye inyuma mu modoka ngo no mu nzira mugenda. Be careful about the things you talk about when you are driving with your children. Wicaye hano mu rusengero, You are sitting here in church. Antoine arigishije, Antoine preaches. uratashye n'abana bicaye mu modoka You inyuma, go home and your children are sitting at the back of the car. mutangire kugenda na madamu vuga ngo buri Antoine ngo ntaba yapayutse mu mutwe. And then you start criticizing him with your wife. Bikubwira ngo wa mwana wicaye inyuma mu modoka azavuga ati pastor wacu yarapayutse. So what your child gets is that the pastor is confused Kuko yumvise papa bivuga. because he had the father talk about it. Kandi papa n'umuntu nubaha. And the father is someone the child respects. Ibyo avuze numva ari ukuri. Whatever the father says is the truth for the child. Ngaho nimutekereze uburozi tugaburira abana bacu kubera kutumvirira ihame. So think about the poisons we are giving to our children because of not obeying the word of God. Icya gatatu, Third thing, ihame rya gatatu. third principle, Ariko reka mbanze shyireho korekisiyo y'Imana mu Efeso ibice 4 in Ephesians chapter 4, umurongo wa 29 verse 29. nkunda ya magambo. Ephesians chapter 4, verse 29. I love these words. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Ijambo ryose riteye isoni ntirikave mu kanwa kanyu. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Hari umuntu w'umugabo twaganiraga, There is a man I was talking to. ni umuntu w'umukire hano mu mujyi. He is a rich man in this town. Yari yatonganye n'umuzamu we. He had quarreled with his watchman. Uwo muzamu ni umuntu w'umusirikare yabaye mu gisirikare. The watchman used to be a soldier. Noneho rero uwo mugabo kuko ari shebuja, And because this is the boss, aza kumutuka igitutsi kuri nyina. he insulted him about his mother. Ntabwo nenda kugisubiramo hano. I cannot repeat the insult here. Umuzamu aramusubiza. And the watchman answered back. Noneho nza kubaza uwo muzamu, So I asked the watchman, watutse ute shobuja? how do you answer back your boss? Arambwira ati yantutse igitutsi. And then the watchman said he insulted me. Mama jenoside yaramutwaye. My mother was killed in the genocide. Cyonyine kunuka kuri mama niho nukunuka igitutsi kirenze ibindi bitutsi byose. So insulting me about my mom is the highest level of insult possible. Hagira ngo aramubeshya. So I thought he was lying. Uwo mugabo nawe ni inshuti yanjye. And because the rich man is my friend, Tuza guhurira ahantu mu kiriyo. we met in certain place. Yawe ariko kanaka. Then I asked him, Uriya muntu ko yambwiye yuko ngo wamututse igitutsi rwose ngo kitakwihanganirwa. the watchman told me that you insulted him in a very bad way. Akonfirma ko bimututse, singiye kujya muri details zayo. Then he confirmed that he actually did. Ariko we ntasenga. Niwo mugisha. Huh? Ntasenga. But he's not a believer. He's not a believer. He's not a believer. Iyaba ari umurokore, If he was a believer, mba narateruye Bibiliya yanjye I would have taken my Bible nkamusomera Abefeso and read to him Ephesians igice cya 4 chapter 4, umurongo wa 29. verse 29.
ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth. Ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi. But only what is helping for building others. Kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. But only what is helpful for building others up, according to their needs, that it may benefit those who listen. Amen. Amen. Bakatubwira umusaruro. And then they tell us the result of this. Ngo ntimugateza agahinda umwuka wera w'Imana washyiriweho kuba ikimenyetso. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Kuko hari amagambo adashobora kuva mu kanwa k'umwuka. Because there are some words that cannot come out of the mouth of the Holy Spirit. Hari amagambo adashobora kuva mu kanwa ka Yesu. There are some words which cannot come out of the mouth of Jesus. Hari amagambo adashobora kuva mu kanwa k'Imana. There are some words that cannot come out of God's mouth. Ariko Imana ikavuga ngo, but God says, ibyanduye n'ibitanduye ni mu bitandukanya. If you separate what is dirty from what is clean, ngo muzamera nk'akanwa k'Imana. You will be like the mouth of God. So mu ngo zacu, so in our homes, ni ibiki abana bacu bumva? What are the things that our children are hearing? Niyo tubavugisha, even when we are talking to them, amagambo adakwiriye ntibagomba kuyumva. They shouldn't hear unwholesome words. Hari ababyeyi babwira abana, there are some parents who speak to their children and they tell them, ntacyo uzigezaho, you will never accomplish anything. Oya, no. nshobora kukubwira, I may tell you conditionally, nukomeza kwitwara gutya, I may tell you, if you keep behaving this way, uzarangiza nabi. You will end up badly. Ntabwo nkubwiye ngo uzarangiza nabi. I'm not telling you you'll just end up badly. Ndakubwiye ngo nukomeza gutya. I'm telling you, if you keep walking in this way, kuko ndashaka kukubuza kugenda gutyo. because I want to prevent you from walking in that way. Ariko nkuyeho ako gace ka mbere, but if I remove the first sentence, biba bibaye umuvumo. It is a curse. Murabyumva neza? Do you get it? Icya gatatu, third principle, iya gatatu umurongo wa 8 twihute. We go back Deuteronomy chapter 6 verse 8. Umurongo wa 8 verse 8 uraduha ihame rya gatatu, will give us the third principle. Aravuga ngo uyahambire ku kuboko kwawe akubera ikimenyetso, agufata ku gace gusa. Tie them as symbols on your hands. Niki bishaka kuvuga? What does it mean? Iki kiganza cyacu, this hand, hari ahantu Paulo yandikiye Timotheo. Paul wrote to Timothy, urwandiko rwa mbere igice cya 2 umurongo wa 8. First Timothy chapter 2 verse 8. Ngo ndashaka ko abagabo bose basenga Imana ahantu hose bazamuye amaboko atariho. I want all men to pray by lifting up holy hands. Holy hands. Ibiganza bitarimo ibyaha. Holy hands. Kuko ibi biganza byacu, because our hands ni symbole y'ibyo dukora, is a symbol of what we do. So nukuvuga ngo uyu mubyeyi, meaning that this parent, ugiye kubera abana icyitegererezo, who is going to be an image to his children, aya magambo niyo azagenga uko ukora ibyo ukora byose. These words will determine his actions. Hari ibintu bimwe tutazi ko tuba turimo gukora. So there are some things that we are not aware that we are doing. Iyo wicaye, when you sit, iki gihugu cyaka imisoro, and then you start saying this country is exaggerating on taxes, hanyuma ugafata n'icyemezo cyo kutayitanga, and then you decide not to give your taxes. Umwana wawe abyumva, your child is listening, azumva yuko gutanga imisoro ari bibi, and what they get from this is that it's bad to give taxes. Mainly nakumva uvuga kubikora, and especially when they hear you say that you do not give your taxes. Urabizi ari igihe iki kintu Imana niyo yakinyigishije. God taught me this. Ari igihe u Rwanda rwatangiye ibi bya pay as you earn. There's a time when there was a system of pay as you earn that was started in Rwanda. Ku kintu cyose kigi wawe. So everything was taxed. Buriya abacuruzi baravuga ngo barasora. Business people may say they give taxes. Burya abakozi, but salary earners, bahembwa imishahara, salary earners basora birenze, even give more taxes. Kuko iyo urengeje ibihumbi 200,
Because once your salary is above 200,000, hejuru y'ibihumbi 200 utangaho 30%. above 200,000, you give a tax of 30%. Iyo wongeyeho na caisse sociale And when you add social security fund na RSSB rama, and the insurance, RSSB insurance, iyo biteranije when you add it all up, usanga hafi 45% by'umushahara w'umukozi ujya mu mufuka w'ibigo bya leta. you find that 45% of the salary goes to the government. Bitangira kuza rero, So when the system started, nari umuyobozi, I was a leader somewhere, urongera n'umutwe uzi kubara nk'ubayuda, and I know how to do maths in my head. ndabibara nsanga iyo statement nige wayivuze. I calculated, and this is the statement I made. Ndavuga ngo tugiye kujya dukora leta ihembwe. I said we are going to be working, and then the government will earn a salary. Hanyuma mbwira ko ntabure iryo tegeko ngiye kuryiga. So I asked the accountant, please give me this law to go and learn more about it. Ryari rya pay as you earn. The one of pay as you go. Mbona uburyo bwo gushobora gukwepa imisoro. So I found out a way of escaping taxes. Ndanabigenzura. And I looked at it carefully. Sanga byakora. And I thought it would work. Niyo wakohereza auditor uvuye mu ijuru. And even if you'd send an auditor from heaven, kereka ari Yesu cyangwa umwuka wera cyangwa Imana Data, unless it's God or Jesus or the Holy Spirit. Hanyuma maze kubibara numva Imana iranyegereye. So once I've done this, God came to me. Wamujura we. And he said, you thief. Ugiye kwigisha abakozi kwiba imisoro. You are going to teach your workers how to steal taxes. Hanyuma nurangiza ujye ubyuka uvuga ngo dusengere igihugu gitera imbere. And then the next day you'll be saying, let's pray for our country to develop. Buriya ibyo dukoresha amaboko yacu. So the things that we do with our hands, Narihani. I repented. Ndagenda mbwira abakozi twakoranaga. And I told my fellow workers, naraye ngiye kwiba baramfata. I told them last night I was about to steal and I was caught. Mbona baguye mu kantu. And they were shocked. Sibagenzi bane team leader wacu yibye. They were like, our team leader was stealing. Mbabwiye ibyo nari ngiye kwiba. So when I told them what I was about to steal, mbona barababaye. They were very sad. Atariko nabandi barabikora. And they said even other people do it. Ndabwira twe ntituri abandi. But I said we are not other people. Twe turaba rokore baba Kristo. Because we are born again Christians. Ibyo rero. So that hari ibintu dukora n'amaboko yacu ariko ako ngako ni gatoya. There are things we do with our hands, that is just a small thing. Ariko nkukora muri revenue ubwo ahubwo arumva mukoreye ikintu. But the people who work in revenue, ariko izi ntoki zacu, our hands, tuzizamure zejejwe. Let us raise up holy hands. Niba ndi umugabo, if I'm a man, ntabwo umwana azabona ndamburiye ikiganza gukubita nyina. Let not my child see me raising my hand to beat his mother. Ntabwo umwana wanjye azabona ndimo gukoresha ibiganza byanjye bidakwiriye. Let not my child see me using my hands to do unwholesome things. Aya magambo muyazirike ku biganza byanyu. So tie these words on your hands. Bivuga ngo agomba kugenga ibikorwa byacu. Meaning that these hands should determine our actions. Icyakane. The fourth principle. Aravuga ngo muryandike no mu gahanga kanyu. Write them on your foreheads. Niki kiba hirya y'aka gahanga kanyu? What is on the forehead? Ubwonko bwanjye. My brain. Aravuga ngo aya magambo. These words. Ajya agenga ibyo utekereza. May they govern your thoughts. Kubera kuko umuntu atekereza. Because the way a person thinks niko ari. Is the way they are. Buriya turi umusaruro w'ibitekerezo byacu. We are a result of our thoughts. Urebe icyo Imana ivuga. So look at what God says. Ugihuze n'ibitekerezo byawe. And align it with your thoughts. Mwatangara murebye ukuntu kenshi twe dutekereza bitandukanye n'Imana. You'll be surprised to find out how many times we think differently from God. Uko wowe witekereza. Because the way you think about yourself, ushobora kuba bitandukanye n'uburyo Imana igutekereza. It may be different from the way God thinks about you. Uko utekereza ubuzima. The way you think about life biba bitandukanye n'uburyo Imana igutekereza. Is different from the way God thinks about life. Uko utekereza akazi ukora. The way you think about the work you do, uzasanga atari ko Imana ivuga. You'll find that it's different from what God says. Iyo utangiye guhuza imitekerereze yawe n'imitekerereze y'Imana. So when you start to align your thoughts with God's thoughts, ubuzima bwawe buroroha. Your life will become simple. Hallelujah. Hallelujah. Kandi Bibiliya ikatubwira ngo
And the Bible tells us akuzuye umutima what fills the heart niko gasesekara ku munwa. is what comes out of the mouth. Uko utekereza The way you think niko uzavuga. is how you're going to Uko speak. utekereza The way you think niko uzakora. is how you're going to act. Amen. Amen. Hanyuma icyanyuma And the last one, soza ni amahame atanu nari nababwiye ko turi burebe. I told you we are going to learn about 5 principles. Uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe. Umurongo w'icyenda. Verse 9, write them on the door frames of your houses and on your gates. Haleluya. Hallelujah. Kera A long time ago, dukura muri za 63 na 3 na 4 gutyo, when we were growing up in the 60s, benshi mwari mutaravuka ntabwo mwabimenya. many of you were not born, so you wouldn't know this. Ingo z'abakristo Christian homes, cyane cyane b'abagatolika, kuko twebwe twari abagatolika nibyo nzi, especially Catholics, because we are Catholics, so that is what I know. habaga hariho umusaraba umanitse ku irembo. There was a cross that was hung at the door. Hari abantu bibuka iyo practice. Do some people remember that practice? Ingo zifite imisaraba imanitse ku irembo, Homes with muremure, bagashaka igiti crosses, kirekire bagashyiraho umusaraba. a very big cross at the door. Mu yandi magambo bivuga ngo uru rugo ni urw'umukristo. In other words, this is a Christian home. Rero iri hame rya gatanu So the last, the 5th principle, bivuga ngo tugomba kuba abantu batanga ubuhamya yuko turi abantu b'Imana. we need to be people who witness that we are God's children. Tukabikora ku nkomanizo z'inzu, ni ukuvuga ngo iwacu inside the home, mu rugo. So putting this at the door frames, meaning in our homes, inside our homes. Ariko no kuri gate ku buryo abantu bamenye ngo aha hantu hatuyemo abantu b'Imana. But even at the gate, people should know this home is a home of Christian people. Ariko si icyo bivuga. But that is not what it means. Ikiri jambo rishaka kuvuga, What this word means, koreka mbabwire, let me tell you, abantu bamanikaga umusaraba ku irembo, people would hang a cross at the gate. barangiza ugasanga umupfumu arimo kuragura. But when you go inside, you find a sorcerer doing witchcraft in the home. Bakamanika umusaraba ku irembo, They would hang a cross. bagatereka inzagwa. Icyo gihe abantu baranywaga kandi bakanywera ubuntu, People used to drink a lot of alcohol for free, bagasinda bakaririmba rwahama, and they would be drunk and and sing. sing and dance. None ugaza ariko uriya musaraba umanitse hariya buriya ufite ubuhamya. And then you ask yourself, does that Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Kwandika ngo Yesu ni umwami, do you know what it means to write on your car, Jesus is Lord? ukabikubita ku modoka yawe, You put it on your car, hanyuma nkakubona urimo gukora amakosa, and then I see you doing mistakes on the road. nkakubona urimo kubyigana. Umva, uyu mujyi wamo abantu babyigana batwara imodoka nabi. In this town, people drive badly, so I see you pushing other people on the road. Nkabona imodoka yanditseho ngo I love Jesus, And yet, it's written on your car, I love Jesus. kandi arambyize. Yet you are fighting with me on the road. Ntabwo ariko Yesu yaravuze ngo nukunda Yesu uzabanze unkundi. But Jesus said, before you love Jesus, love your neighbor. Icyo bishaka kuvuga ni iki? So what does it mean? A testimony. A testimony. Hari ikintu nize, There's something I learned. najyaga ngendana na madamu, I used to walk with my wife, noneho oya turi mu modoka, or I used to drive with my wife, noneho abantu batwara nabi nk'abatuka, and then I would quarrel when people drive badly. ndebera nk'uriya mushenzi. I would say, look at that stupid person. Madamu akabwira kuko ugenda utukana. And then my wife would ask me, why are you quarreling? Ariko se ntabwo ubona ko yarankoresheje And accident. then I would tell her, don't you see he was causing an accident? He was about to cause an accident. Ahubwo ugenda bitekereza, But one day I thought about it. aho kugenda ntuka abantu batananyumva, Instead of quarreling with people who are not even hearing me, reka nijye kubabera gentle. let me learn how to be gentle to them. Habona umuntu araje abyigana, So if I see someone trying to push me with their car, wari wabona wenda mukata nko muri rompuwe, have you seen when you are at the roundabout, umuntu agaturuka hano, someone comes from this wari side uri imbere ye, and you are in front of them, ariko kubera uburyo position y'imodoka agusqueezinza out. but because of the way they position their car, they are kind of squeezing you. Rero ngewe mbonye ukoze ibyo ngibyo, So when I see you doing that, ubu nize strategy, I've learned a strategy. nongeraho n'akamenyetso kugira ngo nkwereke rwose ko nakubonye nkagira gutya. I even show you that I've seen you, and I'm like, just go. The good thing about a pastor, So the good thing about a pastor, icyiza cya pasiteri, cyane cyane ushaje,
especially an old pastor. abantu benshi baba bakuze Many people know you. kavuga hey hi pastor And then they will say, oh, hi, pastor, just go. navuga ni nabonye ikintu kizajya kibangiza Irembo ryera TV. 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 Irembo ryera